Bavandimmu TV. You are welcome here, with love that binds us and truth we all share. Bavandimmu TV, our guiding light, together as family shining so bright. We share knowledge, we share our dreams, we spread kindness in all our streams. Wherever we are, we gather as one, in joy and in peace, together we run. Bavandimmu TV, you are welcome here, with love that binds us and truth we all share. Bavandimmu TV, our guiding light, together as family shining so bright. Hello friend, nongeye kubasuhuza nanone kuri uyu munsi mbabwira ati mumeze muti. Abantu benshi bibaza uburyo basobanuriramo abantu mu rurimi rw'ikigande ikintu runaka baramutse bakibajijwe, ariko icyo kintu bakaba batazi uburyo bagisobanura. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa neza uburyo wasobanurira umuntu uti jya hariya ruguru hepfo y'umuhanda, cyangwa se aho hepfo, cyangwa se ku ruhande rw'iburyo, uruhande rw'ibumoso. Ibyo bintu nibyo tugiye kwiga kuri uyu munsi. Ubwo rero ntuze gucikwa n'iri somo, kuko tugiye kwibanda kuri ibyo bintu, ku buryo nawe ushobora gutanga ubusobanuro bw'ikintu runaka umuntu akakumva mu rurimi rw'ikigande. Mugiye kubana nanjye Deo MC, ninjye dusanzwe tubana ahangaha nka mwarimu wanyu. Icya mbere tugusaba no gukora subscribe ahangaha kuri iyi channel. Wamara gukora subscribe ukaba uriyandikishije. Ikindi kintu nkubwira ni ugusanga abo kwita ba Action Languages and Thesis bakorera mu gihugu cy'u Rwanda, bari Muhanga, i Kabuga, i Huye ndetse n'i Kigali, bigisha indimi zitandukanye: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili n'izindi nyinshi wumva wifuza kumenya, ndetse n'ibintu wumva wowe wifuza kumenya. Aba Action Languages babasha kubigukorera rwose, ndabizeye, kandi nawe ushobora kubizera ubahamagaye kuri izi nomero ubona aho ngaho kuri screen tuba twagushyiriyeho. Izo ngizo wavugana n'aba Action Languages and Thesis. Reka rero twigendere n'ubundi mu isomo ryacu ry'uyu munsi nk'uko bisanzwe. Nzi ko urangije gukora kano kantu. Okay, umuntu akubajije ati se haruguru bahita gute mu rurimi rw'ikigande, rwabivuga ngwiki? Ruguru y'umurima cyangwa se ruguru yacu? Baravuga ngo mu rurimi rw'ikigande ecyenguru, ecyenguru, ecyenguru ewafe. Haruguru y'iwacu, ecyenguru newafe, haruguru y'iwacu, ecyenguru. Ecyenguru ni ruguru, ruguru, ecyenguru. Noneho ushatse kubwira umuntu uti iyo hepfo mu kabande, cyangwa se hepfo y'umurima, cyangwa se hepfo aho wumva nyine hepfo hariho hose, iyo hepfo mu kabande wavuga ngo ecyemanga, ecyemanga, ecyemanga eyo wansi, ecyemanga, ecyemanga iyo hepfo, ecyemanga, ecyemanga. Hari ukuntu rero umuntu avuga ati mu mubande, iriya hepfo mu mubande, mu mubande bahita mu kiwomvu, ecyemanga mu kiwomvu, ecyemanga mu kiwomvu. Iyo hepfo mu manga cyangwa se mu mubandi, ekiwomvu, ekiwomvu ni imanga cyangwa se umubandi, iyo hepfo. Okay, noneho ushaka kubwira umuntu uti mu kuboko kw'iburyo, mu kuboko kw'iburyo, mu kigande bavuga ngo mu mukono ogwa ddyo, genda oyimirire mu mukono ogwa ddyo,
genda oyimirire mu mukono ogwa ddyo. Genda uhagarare mu kuboko kw'iburyo, umukono ogwa ddyo. Ushaka kuvuga ati unyure mu kuboko kw'ibumoso, unyure mu kuboko kw'ibumoso. Wavuga ati ubwo uri kuyobora umuntu wamusobanura ukamubwira ati genda oyite mu mukono ogwa kono, genda oyite mu mukono ogwa kono. Genda unyure mu kuboko kw'ibumoso, genda oyite mu mukono ogwa kono. Kono ni mu bumoso, umukono ni ukuboko, ddyo ni iburyo. Nuko nguko. Twihuse cyane ku kibuga, hafi ku kibuga cy'indege, hafi ku kibuga cy'indege cyangwa se hafi n'ikibuga cy'indege. Kumpi n'ekisaawe eky'ennyonyi, kumpi n'ekisaawe eky'ennyonyi. Ali kumpi n'ekisaawe eky'ennyonyi, ali hafi y'ikibuga cy'indege. Ali kumpi n'ekisaawe eky'ennyonyi, ali kumpi n'ekisaawe eky'ennyonyi. Ubwo ushaka kuvuga ati ari hafi y'umujyi, genda ari hafi y'umujyi. Wavuga ati genda ali kumpi n'ekibuga, genda ali kumpi n'ekibuga. Cyangwa se ushatse kumubwira ati genda iruhande rw'inzu, genda urebe iruhande rw'inzu, genda urebe iruhande rw'inzu. Wavuga ati genda orabe emabbali w'ennyumba, genda orabe emabbali w'ennyumba, genda orabe emabbali w'ennyumba. N'iryo somo twari dufite kuri uyu munsi. Ushatse nko gutanga ibisobanuro runaka cyangwa se ushaka kurangira umuntu muri ubwo buryo, wamurangira ukoresheje ayo magambo nkubwiye. Wumvise ko twari turi kurangira ikintu runaka, turi gusobanura n'ubusobanuro nk'ubwo ngubwo. Ubwo rero ntuzacikwe n'isomo tuzagarura ubutaha, twiga zino nteruro n'ubundi z'uburyo wasobanuramo umuntu mu kintu runaka. Mwari kumwe nanjye Theo MC, kandi ntugende udakoze subscribe. Imana ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kuturinda. Ciao ciao.